iyi sakoshi se ni ukuvuga ngo isi isakoshi bitume hejuru iyi ntabwo ari isakoshi utazanakora n'ikosa nebarinyeho akunzwe kandi hanyuma se papa cyangwa yarabatumiye cyangwa nuko mwavuze ngo tugomba kuza uyu munsi tukamushyigikira yaradutumiye ariko niyo atadutumira twari buze kubera ko turamukunda turamufana ni umuntu watubaye iruhande aduhashoye imyaka igeze muri 5 interview ze twarazikunze aduha imiziki turayikunda byari byiza yuko ari na ngombwa ko tuza hano byari fresh kabisa hanyuma se Buringuni namwe ko mwajya mudukubita hit after hit habuze iki kugira ngo namwe muduteranyirize hamwe nkuko mutugwete muri Universe umunsi wageze muzaze dutara indirimbo ntago uzayizuzura twebwe nitumara kuzuza indirimbo zacu twabasha guperforminga abantu 7 bangahe sari kuzura cyakanu mwihanagura mwana mu maso uruva nitumara kubona twujuje indirimbo dushaka twifuza amarubumu twakize hanze nkuko papa cyangwa amaze gukira amarubumu menshi hanze tutake tuzabikora ariko ubu ngubu turacyari kwihugiraho tuzamura branding zacu ari mu ndirimbo turabakubita muri filime turabakubita comedy zo twazigize zacu indirimbo ubu bamaze guhabana The Ben amaze kutwandikira featuring ngo tugiye gukorana turi kubyanga urumva turacyari kumwe niyo turi kubitekerezaho ubwambere The Ben yanyandikira mu bwango uririmba nabi nago uragera kuri Karibu kugira ngo The Ben mu featuring byamuvuna cyane Burikantu Buringuni byanga abone featuring yawe biri kugorana kubera ko abenshi bakunda n'ibintu by'ibyango ukunda kubona babimushinja ugasanga ngo melody kuyitambara neza The Ben kuyitambara neza narababwiye ngo babasani bangiye kubakosora Ijemo Burikantu na Buringuni abasore b'imbavu ndende ubwiza nk'ubu ngubu tubiririmbye bisi bava mu kazi ko